kwigendera Vava dore imbogo murabizi mu gihe cya nyakwigendera Vava dore imbogo ko nagiye kumuhuza n'umuhanzi Bruce Melody duciye kuri platform ya Yago, ariko ndarahira Imana yo mu ijuru n'amaguru yanjye abiri n'ururimi rwanjye nguru, nimba ngiye kubeshya Imana izabimpore. Ndakubwiza ukuri, Yago nta n'igiceri cy'icumi yansabye, nta n'andi magora n'amananiza yanshizeho, nta bindi byera byirabura yigize ambwira ngo kugira ngo nguhe platform, kugira ngo nkore ibi na biriya urabanza ukora ibi. Ibintu byose Yago yabikoraga mu rukundo. Na diro kugira ngo dore imboga ahure na Bruce Melody, Yago niwe wayintigitiye. Arambwira ngo diro yakunze, we muzane ariko umuhishe ko agiye guhura nawe bibe nka surprise. Kudo shapo Yago, kariya kantu ndakibukana n'ubu ndakakubahira bro. Rwose Imana iguha umugisha kandi igihora iguha umugisha. Jewe ndabizi neza ko ibintu byose wakoraga wabikoraga mu izina ry'urukundo, kandi ukabikora mu izina ryo gufasha abantu utandukanye n'abandi bantu bose. Ngukuri ingofero nkwaye n'icyubahiro cyawe ugomba rwose n'abantu bakubahe, bumve yuko wagize uruhare rukomeye cyane